bacu barokotse jenoside yakorewe abatutsi cya 1994. Iyo abarokotse bavuga amateka banyuzemo, utarahabaye bisaba umutima ukomeye. Mbumvise inshuro zose twibuka, ariko nta numwe usanga asangiye amateka n'undi. Kandi iyo babivuga ufite umutima ureba hafi, watekereza ko bavuga ibintu byababayeho bonyine, nibo bashobora kubyumva. Mu by'ukuri nk'uko umwe yabivugiye ahangaha, mu magambo magufi ngiye kuganira namwe, ndaza kugira icyo mbivugaho. Igituma nihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu cya 1994, nuko buri wese azi uburemere bw'ayo mateka n'inkovu zayo kurusha undi uwo ari we wese. Nyamara nubwo ari umwihariko wabo, nimureke twese abaje kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi twemere kubikorana umutima wa kimuntu. Twemere kubikorana umutima wa kimuntu, kuko ababishe, ababiciye babikoranye umutima wa kinyamaswa. Nk'uko Dr. Rulinda yatuganiriye, na mukomere nayo ni umuti, uhumura nayo ni umuti, ntugipfuye nayo ni umuti. Jenoside yadutwaye abacu basaga miliyoni bazize uko bavutse basa byonyine. Ibikomere by'ayo mateka biracyumvikana mu miryango, mu mitima no mu mibereho y'abarokotse. Ariko nubwo intimba yaba ikomeye ite nk'uko muyumva, ntigomba kubambura icyizere cy'ejo hazaza. Mukomeze kwibuka, ariko nanone mukomeze kubaho, mugire icyizere n'icyerekezo, mugire intego, kandi mushingire ko izina ryanyu ritazimye burundu. Imana yabaremye igakoresha ingabo z'inkotanyi zabarokoye mu maboko y'abishi. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ishakira neza abaturage bose itavanguye. Ibi byose bigize amahirwe aha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi icyizere cy'ejo hazaza hazira jenoside ukundi. Mu gihe Abanyarwanda twese n'inshuti z'u Rwanda twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu cya 1994, buri wese agomba gushimangira ko mu kwibuka biduha imbaraga zikomeye tudashobora na rimwe kwibagirwa. Ndavuga ibintu bigera kuri 6 mu gihe kigufi nsigaranye. Twibuka jenoside yatwaye ubugingo bw'abantu basaga miliyoni mu gihe kigufi cyane. Kugira ngo dukomeze gutekereza ku bunyamaswa abayikoze biyambitse n'umugome bayikoranye, twibuka ishavu n'umubabaro abishwe bapfanye,
kandi twibuka ihungabana yateye abayirokotse n'izindi ngaruka yabasigiye. Bityo dukwiriye guharanira kwimakaza ubumuntu mu banyarwanda bose. Aha turi ni mu rusengero, niho twibukiye. Cya kabiri ngira ngo twumvikane, kwibuka si igitekerezo kizira kuko bamwe babitekereza. Ntibinananirana, wabyirengagiza ariko ntabwo wananirwa kwibuka. Nta nubwo bivugwa ngo bihagarare. Ni ukwibwira ko umuntu yabicisha ku ruhande, ariko mureke mu kwibuka tubwire abashaka gupfobya jenoside mu buryo ubwo ari bwo bwose ko bibeshye. Niyo umuntu yaceceka, niyo yaceceka akabigambirira, ntashobora na rimwe kwibagirwa abe yatandukanijwe nabo n'urupfu, cyane cyane urupfu rw'indengakamere rutari impanuka ahubwo rwateguwe nka jenoside, rugashyirwa mu bikorwa n'abari bafite inshingano yo kurinda ubuzima bw'abantu. Mwumvise ko batubwiye bati ahabanza twahungiye kuri komine, jenoside igeze rero twibwiraga ko n'ubundi tuzongera gukirira kuri komine. Icya gatatu, kwibuka abacu ku mugaragaro ni uguhamya tudashidikanya kuba umuntu nyakuri ari uguha agaciro ab'Imana yaremye ku ishusho yayo, abo yaremeye kuyihesha icyubahiro no mu kuyumvira kuzira inenge. Nk'abanyarwanda bizera, nk'abanyarwanda b'abakirisitu, kwibuka ntibidutandukanya n'ibyo twizera, ntibidukura mu kwemera kwacu, ahubwo birakubaka. Kwibuka bidusubiza ku rwego ruzima rwo kubana n'Imana yacu, bikadusobanurira inshingano dufite, ariyo yo kubaha no kurengera ukubaho mu mahoro n'ubwisanzure bwa mugenzi wacu, no kwamagana tudahengeshanya ikintu cyose cyatuma amateka mabi ya jenoside n'ingengabitekerezo yayo bisubira kubaho ukundi. Amateka aragwira, ariko ya jenoside ni umwihariko. Ntabwo njye narokokeye muri iki gihugu, sinari ngirimo, ariko iyo jenoside ivugwa n'ingengabitekerezo yayo, ntabwo ntanga ubuhamya bw'abarokotse kuko sina muri iki gihugu, ariko ingengabitekerezo ya jenoside ntawe itageze. Ndi umwana muto cyane, nakubiswe ubuhiri mu mutwe nzira ko nashoboye ikibazo abandi bananiwe. Mwarimu arambwira ngo wa mbuto mbiwe ubwatsi bwiza bwameze ku manga, wa mbuto mbiwe ubwatsi bwiza bwameze ku manga. Nshoboye ikibazo abandi banyeshuri bananiwe, sinjye wari wakibajije. Icyo mbivugiye ni ukugira ngo murebe ko umutima w'urwango ntugira imbibi, tugira aho ugarukira. Bantu twateraniye muri uru rusengero, umutima w'umuntu mu gihe twibuka ko utagira ibyumba. Ambabarire Rurinda, simvuguruza iby'imyigire ye n'imyigishirize ye, ariko umutima w'umuntu ntugira ibyumba. Ntabwo mbivuguruza rwose, icyo nshaka kuvuga ni iki: ntugira icyumba washyiramo urukundo ngo ugire n'icyumba washyiramo urwango, ntibishobora kubaho. Umutima ufite icyumba kimwe, icyo ukizemo nicyo kibamo. Nushyiramo urwango, uzanga uwo wita ko atari uwawe, utari uwawe navaho, uzanga n'uwawe, uwawe navaho nawe uziyanga.
uko niko kuri kw'ikibi. Kwibuka ni inshingano idasubirwaho yo kwifatanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, nubwo bo ubwabo batigera bibagirwa ababo bayizize, kuko bo iki gihe ni igihe kidasanzwe tugomba guha agaciro no kucyitwararika. Amarangamutima yabo abararikira gusubira muri bya bihe bikomeye banyuzemo, buri wese akabyibukiramo ab'umuryango we, akarengane yihariye n'ibihe by'akaga ndengakamere banyuzemo batagira ubacira akari urutega. Igihe rubanda nyamwinshi yabavugirije induru, nta n'umwe witeguye kubahumuriza. Bityo rero igihe cyose twibuka tugomba kwerura, tukagira uruhare rugaragara mu kubagaragariza ubumuntu bakwiye. Ibi ntibigarukira ku bufasha bufatika gusa, kuko kwibuka ntabwo byanze bikunze bisobanuye ko ari igihe cyo gutanga ubufasha, nubwo nabyo byagerwaho. Ahubwo cyane cyane tugomba kubagaragariza ko batari bonyine. Icyo kintu gikomeye, kubagaragariza ko batari bonyine kuko babaye bonyine, no kubahishurira ko dufite ubushake bwo kubatega amatwi, kubana nabo no kubabarana nabo, kubereka ko tubari bugufi, ko tubumva kandi twiteguye guharanira ishema n'agaciro kabo. Kibanziriza icya nyuma, igihe twibuka ndakigarukaho, ni ugufasha abakiri bato gusobanukirwa ibihe bigoye u Rwanda rwanyuzemo. Umuntu udafite umutima wa kimuntu umubwiye ubuhamya bw'uwarokotse yabona ko ari komedi uri gukina, kuko nta bumuntu afite. Abana batoya batabibayemo, batashoboraga no kubyumva igihe byabaga, bakeneye kubibwirwa, kuko ni ibihe bidateye ishema namba, kugira ngo nabo bakure baharanira kubaka u Rwanda ruzira ivangura n'amacakubiri y'uburyo bwose, kandi ngo bagire ubutwari bwo gukomeza gusigasira ubumwe n'icyizere cy'iki gihugu cyagaruriwe n'abana bacyo batanze byose, bakageza n'ubwo bakimenera amaraso kugira ngo bahagarike imigambi y'abishi b'u Rwanda. Icyanyuma twibuka, nubwo urutonde rwakomeza, kwibuka tikugahere mu byiyumvo gusa. Kwibuka kudushyiraho umukoro utanyeganyezwa tugomba guhorana no gushyira mu bikorwa mu mibereho yacu yose, mu byemezo dufata, buri muntu ku giti cye n'umuryango w'abantu muri rusange, cyane cyane nk'Abanyarwanda. Tugomba kwanga ikibi n'igisa nacyo cyose, kandi kubyihanganira, kubyirengagiza cyangwa kubihishira bikaba ikizira. Ikwiriye kuba intego y'umuntu wumva ko ategereje kugaruka kwa Yesu. Nta kwihanganira ikibi uko cyaba kimeze kose, ko amaherezo kibyara akaga. Tugomba kurwanya tudacogora ikintu cyose kibangamira umudendezo w'abandi, kuko ikintu cyose kibabuza amahoro kiba kiganisha kubambura ubuzima. Ubugingo bw'umuntu bufite agaciro gakomeye kangana n'akamaraso Kristo yamennye ku musaraba i Karuvari kugira ngo acungure abamwizera bose. Bityo rero tidukwiriye, tidushobora na rimwe kwihanganira ikintu na kimwe kibangamira ubuzima bw'uwo ari we wese, niba koko dutegereje ko Kristo ari hafi kugaruka kandi akazajyana mu ijuru rimwe abamwemeye bose. Bibiliya iturarikira amahoro. Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ati,
uko bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Nta mvune irimo rwose. Yandikira Abaheburayo yaravuze ati mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndagerageza n'ibyanga ndabireka. Gira umwete, bishyireho umwete. Dukwiriye kumaramaza rwose no kugambirira kwirinda gukora nabi, gutekereza nabi, tudategereje n'akanya na gato ko guhemukira uwo ari we wese. Tugomba kuzirikana tudashidikanya ko Uwiteka waturemye ku ishusho ye atanezezwa na busa no kubangamira ineza y'abandi, yaba abavandimwe cyangwa abaturanyi ndetse n'uwo tutazi. Kuvangura amoko uko byaba bisa kose, kwavugirwa ku mugaragaro cyangwa kugahishwa mu mutima, ni icyaha cy'ubugome. Mu gitabo nge namwe twizera Bibiliya mu Isezerano rya Kera, mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19 ku murongo wa 17, harerura hakavuga ngo ntukangire mwene wanyu mu mutima. Ntukangire mwene wanyu mu mutima, ni ukuvuga nubwo ntacyo washyira habona, ariko Bibiliya ntiyemera no kumwangira mu mutima, kanswe kubishyira habona. U Rwanda ruzatezwa imbere n'abemera ko kuba umunyarwanda, guha agaciro mugenzi wawe uvuka mu wundi muryango aricyo gisobanuro cyo gukunda ukuri, kwanga ivangura iryo ari ryo ryose, ironda akarere n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Twebwe abaje kwibuka muri uyu mugoroba, tugomba kumenya neza ko Uwiteka abyanga urunuka. Mu gihe twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, nitwibuke neza ko dufite Imana ibana natwe mu bihe byose. Ntabwo ibana natwe mu bibi gushyigikira ibibi byacu. Ntabwo dufite Imana ibana natwe mu bihe bisanzwe, mu bihe byiza gusa, ahubwo ni n'Imana ihora iduhagaze iruhande, ikababarana natwe mu mibabaro yacu yose. No mu bihe nk'ibi byo kwibuka ibiri hafi yacu, by'umwihariko iba hafi y'abashenguka ku mutima, ikabashoboza kwihangana no gutwaza, maze ubuzima bugakomeza. Bavandimwe, mukomere kandi mutwaze. Kristo niwe wenyine ufite ihumure. Ihumure nyakuri riva ku Mana ishobora byose, kuko Eliyeli yaduhaye ubuhamya ko yavuganye n'Imana. Imana itanga ihumure mu nzira zayo zitandukanye. Naho ubundi ntabwo ndi umuheza nguni w'umunyapolitike, ariko hari ibintu bibiri ntemera. Ntabwo ihumure nyakuri rikomoka mu Burayi, nta nubwo rikomoka muri Amerika, nta nubwo rikomoka mu ntwaro zikomeye. Nta na rimwe ihumure nyakuri ryaturuka mu cyerekezo icyo ari cyo cyose. Nta nubwo ihumure nyakuri rikomoka kuri diplomasi igezweho y'abisi, kuko ibyo byose hamwe n'ibyo ntavuze ndetse n'ibyo ntamenya, iyi si irabifite ku bwinshi. Ariko ntibibujije ko hirya no hino abantu bakimarana, kandi Uburayi burahari, Amerika irahari, diplomasi irahari, ibitwaro bikomeye nabyo birahari. Ihumure nyakuri riva ku Mana gusa. Uwiteka umuremyi waremye byose, ufite ibikoresho bitandukanye, kuko ashobora no gukoresha n'abantu mu biganza byayo, idakirishije ubwinshi, igakirisha iki gihugu abantu bari bagiturutse hanze, ingabo z'inkotanyi. Uwiteka udahinduka cyangwa ngo atererane abamwisunga, aturarikira kumwikomezaho iteka,
kandi tugatandukana n'ikibi icyo ari cyo cyose, kugira ngo adushoboze kwihangana mu bihe bibi, atubashishe kubana amahoro na bagenzi bacu. Reka mbararike mwese ngo duhitemo uruhande rw'Imana, bizatubashisha kwibuka igihe cyose kandi twiyubaka ku Mana. Imana ibakomeze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.